Bakunzi bahoraho life turabasuhuje. Uyu munsi tugiye kubaganirira nk'uko twabyemeje muri ino minsi kugerageza kubashakira bimwe mu bimera bikomoka iwacu n'akamaro kabyo n'uburyo mwabikoresha kugira ngo bidufashe kwirinda indwara zitandukanye, cyane cyane ko mu isi turimo uyu munsi dukeneye cyane gukoresha ibintu biri naturel, dukeneye imiti mwimerere, dukeneye gukoresha ibintu bidukikije no kumenya amahirwe ari hafi yacu. Uyu munsi rero tugiye kubaganira ku kimera bita Verveine, akaba ari ikimera cyiza cyane kenshi kiboneka, abantu benshi baragitera kubera impumuro yacyo ariko batazi ko gifite akandi kamaro. Icyo cyatsi rero cya Verveine cyangwa icyo kimera cya Verveine ni cyiza cyane, gifite umumaro ukomeye, dore ko kuva mu binyejana bya kera mu gihe bitaga moyen d'âge, muri moyen d'âge icyo kimera cyakoreshwaga n'abantu bita les enchanteurs n'abadivin, bakagikoresha nk'icyatsi cy'igitangaza, dore ko gifite akamaro gakomeye cyane. Verveine ifite akamaro gakomeye cyane mu gufasha ubwonko gukora neza, ifasha ubwonko kuruhuka, igafasha imitsi y'amaraso gukora neza, ndetse ifasha inyama z'umubiri gukora neza, igakuraho ibibazo byo kubabara mu ngingo, byo bita za rhumatisme cyangwa se za rubagimpande. Ni nziza dore ko ifite ubushobozi bwo kurwanya ibyo bita inflammation, akaba ari anti-inflammatoire, kwa kundi ubabara wumva ahantu hashyushye harimo ububabare. Kandi Verveine ifite akamaro gakomeye cyane, muri icyo gihe bayikoreshaga mu kurwanya indwara zibasira umutwe, umunaniro, gucika intege, encephale, kubabara umutwe na migraine. Akaba ari icyatsi cyangwa se ikimera cyagize izina rikomeye cyane muri ibyo bihe, yewe na n'ubu kikaba kigikoreshwa, cyane cyane ko gifite ubushobozi bita antispasmodique, cyangwa se kibuza umubiri kugagara, umubiri gukora nabi, kigafasha rero no mu nzira y'igogora, cyane cyane ku bibazo by'igifu n'amara, dore yuko abantu bafite ibibazo by'igifu cyitwa gastrite cyangwa inflammation gastrique, kibafasha gukuraho ubwo bubabare, kikadusesa cyangwa kikabuza icyo gifu kugumya kubabara, kigakuraho ubwo bubabare. Icyo cyatsi rero cya Verveine kiranazwi kandi mu kuruhura ibice bitandukanye by'umubiri, dore ko abantu bafite anxiety cyangwa se bafite umunaniro, umujagararo, abantu bafite depression, abantu bafite kumva bananiwe cyane, akumva arihebye, akumva ariyanze, kugikoresha bituma wumva ugarukanye ibyiringiro, wumva wongeye kumera neza, dore ko kiruhura nyine ubwonko, kigafasha no kuvura umutwe nka migraine, umutwe ukunze kurira abantu uruhande rumwe, ukabangamira abantu benshi kugeza ahantu wakumva ufite n'isereri cyangwa ukumva ufite isesemi. Iki cyatsi cyangwa iki kimera cya Verveine kibafasha kumva bamerewe neza, dore yuko kandi kinafasha mu kuvura za ndwara za rubagimpande, zirimo n'indwara nk'iz'umutsi wa nerve sciatique, iyo bita sciatica cyangwa se sciatic nerve pains. Ubwo bubabare rero buterwa n'iyo myakura, iyo ukoresheje Verveine mu buryo butandukanye, ushobora kubukoresha mu buryo bw'ibyo bita cataplasme, cyangwa se ugakoresha infusion ukayinywa, cyangwa se ukayomeka ahantu hababara, bigabanya ububabare kandi umuntu akamererwa neza. Verveine izwiho kandi gufasha umwijima gukora neza. Umwijima ukora icyo bita indurwe mu gasabo k'indurwe, yandurwe igafasha mu cyo bita igogora ry'ibiryo, digestion. Rero Verveine ifite akamaro gakomeye ko gutuma umwijima ukora neza, indurwe, ndetse ikabasha gukoreshwa neza mu buryo bwo kugogora ibyo tuba twariye. Verveine kandi izwiho ubushobozi bwo kuba ari diuretic, cyangwa se ifasha umubiri w'umuntu, impyiko, gusohora imyanda no gukora neza. Verveine kandi irwanya umubyibuho ukabije, obesity, ikaba ari ikimera cy'ingenzi kandi mu gufasha uruhu kumera neza, bikarinda amaribori menshi, amaribori yandi agaragara nabi. Ivura kandi ngo indwara zo mu mihogo, dore ko mu gihe uyikoresheje mu buryo bwa gargarisme, ni uburyo bwo gusa nkaho unyeganyeza cyangwa se ukaraga amazi washyize muri arimo ya Verveine mu buryo bwa infusion cyangwa se mu buryo bwo iyo gargarisme, bityo bigafasha mu mihogo gukira no kumererwa neza ku bantu bakunze kugira ibibazo bya grippe, abantu bagira ikibazo cy'amangine,
abantu bagira ibibazo by'inkorora. Verivienne ifite akamaro gakomeye cyane mu guhangana n'izo indwara z'inkorora, indwara z'amanjine, indwara z'inkorora, kandi izwiho gufasha abantu bafite uburwayi bwa sinezite. Sinezite ibangamira abantu benshi. Mu gihe ukoresha iki kimera cya Verivienne, iki cyatsi cya Verivienne, ushobora kugikoresha mu byo bita inhalation. Inhalation ni uburyo bwo guhumeka cyangwa kwiyuka, ugasa nk'ukura umwuka urimo kiriya cyatsi. Vapeur ya Verivienne ifite akamaro gakomeye cyane mu guhangana n'indwara za sinezite, ikaba ari astringent. Kandi Verivienne ifite ubushobozi bwo gufasha umubiri kurekura imyanda no gutuma mu isura cyangwa visage hasa neza, dore ko Verivienne ari ingenzi kandi mu burwayi bwose bw'umutwe nkuko nabibasobanuriye, dore ko ifasha amaraso gutembera neza, igazibura cyangwa se igasa nk'iyoza nk'izibura mu nzira z'ubuhumekero. Verivienne rero ni nziza cyane, ushobora gukoresha hagati ya grama 15 na 20 mu gihe uri kuyikoresha nka infusion, cyangwa mu gihe uri kuyikoresha kwa kundi bayishyira mu mazi bakayiteka mu mazi cyangwa ukayitumbika mu mazi nyuma y'iminota 10 cyangwa se 15 20, ugafata udutasi ku munsi hagati ya 3 na 4 tw'icyo cyayi cyangwa se tw'iyo infusion twayo mazi arimo Verivienne. Bigira umumaro ukomeye cyane mu guhangana na ziriya ndwara zitandukanye twavuze, kandi ishobora gukoreshwa mu buryo bita cataplasme, ni nko komeka ahantu bigafasha mu kugabanya no gukuraho ububabare, cyane cyane nko kuri ziriya ndwara za rubagimpande, indwara za sciatica n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi muri gargarisme ishobora gukoreshwa kwa kundi nababwiraga, wishyira mu mazi akashyiramo ari concentration nini, grama 20, grama kugeza kuri grama 50 mu litiro imwe y'amazi, then y'amazi uyashyira mu kanwa ariko ntuyamire, ugasa nkuko nkuvuga inyuguti ya r, then bigatuma handi mu mihogo ariko ntuyamira urayacira nyuma. Bituma wa muti y'amazi arimo Verivienne ujya komora, akajya no kurwanya ama infection y'abari mu mihogo, bityo bikarinda indwara zo mu mihogo nk'amanjine, indwara nk'inkorora. Kandi nakoreshwa mu buryo bita decoction cyangwa se kuyisekura, ni nko gusa nko kuyisya, hanyuma ukayitumbika muri amazi litiro imwe, grama 20 zayo ugashyira mu litiro imwe y'amazi, hanyuma ugategereza iminota 10 kugeza kuri 15, hanyuma ukaba wanywa, ukayungurura, ukanywa ibirahure hagati ya 3 na 4 ku munsi. Birahagije kugira ngo ubone akamaro gakomeye ka Verivienne, dore yuko ari nziza cyane. Ushobora no kuyiteka mu buryo bw'icyayi, ugakora tisane. Icyo cyayi gihumura neza, bikagabanya ibibazo by'umunaniro w'umubiri, bigafasha kumva uguwe neza, ni sedative kandi ukumva uraruhutse. Byongeye igakurana ya myanda mu mubiri, igafasha no mu rwungano ngogozi, yewe no mu nzira z'ubuhumekero kuri biriya bibazo byinshi twababwiye, harimo ibibazo by'amanjine, ibibazo by'amasinezite, yewe n'ibibazo byo kumva ugugariwe cyangwa se uguwe nabi mu nda. Twanababwiye kandi ko ari ingenzi ku mwijima, dore ko ifasha umwijima gukora neza, igafasha agasabo k'indurwe gukora neza, gusohora imyanda, yewe bikanafasha mu gufasha muri digestion. Kandi twababwiye yuko ari nziza cyane ku bantu bafite ikibazo cyo kubabara umutwe, yewe na migraine. Ikaba nziza ku bantu bafite uburwayi bwa rheumatisme n'uburwayi bwa nerf sciatique cyangwa sciatica, abantu bafite ibibazo byo mu mara, abantu bafite ibibazo byo umwijima udakora neza, ibyo bita ikora icyo bita decongestion y'umwijima, igatuma umwijima ukora neza, ugashobora kurekura neza indurwe no kuyikora neza. Kandi ni diuretique ngo twabibasobanuriye, ituma impyiko zikora neza, ikavura mu mihogo, ikavura amasinezite. Verivienne rero ni icyatsi kiboneka ahantu hatandukanye, ni icyatsi ushobora guhinga, ukagihinga mu busitani wawe, ukagihinga imbere y'inzu, ukagihinga muri jardin, kigatuma iwawe hamera neza. Kandi ukaba wanayikoramo icyayi nka tisane nziza, dutasi 3 ku munsi, 4 ku munsi, tukagufasha kubona ziriya nyungu zose zitandukanye zishingiye ku bwiza bwa Verivienne. Verivienne rero ni ikimera cyiza, ni ikimera gikorwamo ibyo byose bitandukanye, iyo miti itandukanye ishobora gufasha mu nzira zitandukanye no mu bice bitandukanye by'umubiri, birimo inzira z'ubuhumekero, inzira z'urwungano ngogozi, yewe n'urwitembera y'amaraso. Kandi Verivienne mu gihe utayibonye, kubera ko yenda wowe utarayihinga udashobora no kugera aho ushobora kuyibona, ni byiza kugera muri Horaho Life, tubafitiye products zitandukanye ushobora gusangamo Verivienne, ariko hakaba n'izindi z'ingenzi zishobora gufasha abantu mu bibazo bitandukanye, tuvuge nk'ikibazo cyo mu nda, ibibazo by'ama constipation, ibibazo by'ama indigestion, ibibazo byo mu gifu, kurya ukagugarirwa. Ahangaha tubafitiye ubwoko bw'icyayi cyiza cyitwa Any Cleansing Tea,
ikoreshwa nk'umuti nubwo ari icyayi kuko ifite ibimera bitandukanye biyigize bifasha mu rwungano ngogozi, igakura imyanda mu mubiri mu maraso. Ini cleansing tea ni ingenzi ku muntu ufite ikibazo cy'amara, abantu bafite ibibazo byo mu gifu, abantu bafite ibibazo byo kurya ibyo bariye ntibive mu nda, ibyo bita indigestion. Hanyuma wakoresha ini cleansing tea. Ini cleansing tea birahagije gukoresha udutasi hagati ya 3 kugeza kuri 6 ku munsi, mw'ilitiro imwe y'amazi ukoreshamo tea bag imwe umunsi wose, bikaguha igisubizo ku bibazo byo mu mara wawe ufite, ibibazo byo kutajya ku musarane neza, ibibazo by'ama constipation n'ibindi bijyanye n'ibyo bita intoxication intestinale. Ini cleansing tea ni product yizewe ku ruhando mpuzamahanga dore ko ifite ibirango by'ubuziranenge, ikaba itangwaho ubuziranenge n'ibigo mpuzamahanga birimo nka FDA, ni ikigo cy'abanyamerika gitsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti, kandi ikaba iri na accredited n'ikigo cy'abarabu bita halal, gishinzwe kumenya niba mu byo ugiye gutanga ntacyo bita haram kirimo kijyanye cyangwa se kibongamiye imyemerere yabo. Rero ini cleansing tea ni icyayi kiri standard, nubwo ari icyayi ariko ni umuti ukomeye, ni umuti kumara, ni umuti ku gifu, ni umuti ku nzira y'igogora, gituma mu mara no mu mubiri wawe cyane cyane mu nzira y'igogora hatagomba kuba mu bya bibazo umuntu akunze kugira, kugugarirwa, umwuka mubi n'ibindi bitandukanye, amafratirance. Ini cleansing tea irabikosora. Rero mu gihe mukeneye amakuru atandukanye, ni byiza ko mujya mwibuka gukora subscribe kandi kugira ngo amakuru yacu ajye abagereraho igihe, mugakora na share kugira ngo mutere inkunga iki kiganiro gishobore kugera kuri benshi, dore ko ubuzima bwiza ari cyo kutihererana, buri wese yagombye kubisangiza mugenzi we. Kandi turabakunda, twishimira feedback zanyu, mujye muduha feedback tumenye ko hari icyo twakungura mu biganiro tubaha. Nta kindi rero mwakora, mwaduhamagara no kuri telefoni yacu ni kuri 0788698813. mushobora no kudusura aho dukora mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, ni muri etage 3 umuryango 302. Murakoze, mugire umunsi mwiza.